turakomeza kugenda tuganira ntarabarekura gato ngo twakira abandi. Aba bantu hari akantu gato baba bakeneye gato cyane, ni mucuranga ni mushaye muturirimbira agakorasi gato cyane bumve koko iyo santi imeze neza. Sinzi niba chance hari mikro yo ko muri zaburi kugira ngo abanze bumve yuko amajwi ameze neza atarimo ka gripe. Ako ndabizi muraza ko gakenera media ya inyuma y'ibihe arutitangira nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho. Yesu arakora, Yesu arakora, arakora subizwa nuza kukumutima. Yesu arakora. Thank you. Barakoze cyane amakimenshi cyane. Reka tuhere kuri Fiacre. Fiacre urifuza iyihe? Badukoreye akantu gato. Aha, impamvu zibifatika akapera akantu gato abantu bumve yuko abantu bari tayari. Nzafata ibimungisha Imana bigira impamvu yo kuyegera, zaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Amakuru kitwa Paradise. Iki kibazo cyanjye ngiye kukibaza Rigani Rugaju. Are you ready? Hanyuma mu minsi ishize nigeze kumva urubuga rw'imikino numva umentioninga Papi Kelvin na Dorcas, umentioninga Beni na Chance ndetse na Bosco Nshuti ubasaba kwitabira match y'Amavubi. Hanyuma rero nubwo ntazi niba baragiye nashakaga kukubaza. Okay. Niwe nshaka kubaza. Nk'umuntu uba mu gisata cy'imikino cyane kandi ufitemo audience nini kiwitegura gukoresha audience mu rwego kugira ngo iki gitaramo cyitabirwe cyane, ubwo ndanabihuza n'ikindi nkunze kukubona mu bintu bya gospel cyane. Nirihe bangabonye muri gospel rituma mbese umutima wukira kuri gospel cyane? Urakoze cyane. No bwa mbere emusabajijwe ubundi musarabaza ariko ntacyo reka ngo usubize biroroshye. Icyo gihe kuri match y'Amavubi twasabaga ko nabaririmbyi ba gospel ariko ni n'abanyarwanda. Twifuza ko abanyarwanda bose baza, ubwo tuvugana ko bahanze ba gospel tubavugamo niko byagenze. Ntabwo mbizi niba barabonye akanya ariko wenda bayirebye kuri televiziyo niba batarabonetse muri stade. Icyo tukivuyeho. Icya kabiri ni audience. Ndi gufasha Beni na Chance rwose gusharinga uko nshoboye, ntako ntagize. Niba ureba page yanjye nibyo byuzuyeho n'abandi bahanze bo muri gospel uko nshoboye. Icya gatatu cyaro kuvuga ngo umbona muri gospel nawe ahubwo niho wakabaye uri. Ahari handitseho kuba naho gospel bivuga good news, so twese rero nicyo tugomba guspreadinga cyangwa se gukwirakwiza. Ndumva mbisubije byose, ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Bakaba bari gutambuka baza. Be ready. Amashyi menshi cyane twakira abashyitsi bacu bakuru Ben and Chance. Turabasaba ko mubanza guhagarara imbere gato kugira ngo media babafata amafoto yifuza. Yes, barasa neza cyane. Akaba ari bo bashyitsi bacu bakuru. Tunashimira Apex badufashije muri protocol. Akaba ari bo rero badufashije kugira ngo organization cyangwa se organization yose igende neza cyane. Chance nabo ari itsinda ryiza cyane.
bakaba bitwa Papi Clevan ndetse na Dorcas. Karibu cyane, ni abantu ubona yuko kabisa bariho umwuka ndetse n'amavuta y'Imana. Mutwemerere babanze bafata umwanya muto bifotoze na media, hanyuma tubone gukomeza batambuka mu byicaro byabo. Karibu cyane, barasa neza. Akaba ari inda rya Alicia na Germaine. Karibu Alicia na Germaine, n'abakobwa Imana ihagurukije muri iki gihe. Akaba ari ubuntu bukomeye cyane twagiriwe muri gospel y'u Rwanda, kubona Imana ihamagara n'abakiri bato kugira ngo igihe aba bakuru bacu bazaba barimo kusa ikivi cyabo bazabe bafite abandi bashobora kubakorera mu ngata. N'abana b'abakobwa bato ariko bafite indirimbo nziza cyane, batambuke gatoya babanze bifotoze. Karibu Alicia na Germaine, turabishimiye cyane kandi turizera ko Imana izabakoresha ibikomeye muri Easter Jubilee Music Gathering. Protocol mwabegera mukifotozanya nabo. Yes. Munyemerere twakire Vox Event Organization, bakaba ari itsinda rihagarariwe na Muyoboke Alex. Karibu cyane, manager niko abenshi tumwita. Akaba rero murabanza mutambuke gato mwifotoze. Akaba ari umwe mu bantu babaye muri uyu muziki imyaka myinshi. Manager murabanza mwifotoze gato. Murabanza mwifotoze hano imbere gato. It's okay, muramufotora yicaye nta kibazo. Hanyuma munyemerere twakire BK Arena, akaba ariyo venue dushimira cyane. Karibu cyane, turabashimira. Bakaba aribo baduhaye venue izaberamo iki gitaramo cyiza cyane cya Ben na Chance. Munyemerere twakire abafatanyabikorwa bandi barimo Samsung 250. Aba bahagarariye bashobora kuba batarahagera, ariko mu kanya gato turaza kongera kuba murikira itangazamakuru. Munyemerere dusabe umuntu waje ahagarariye Techno Market yahaguruka. Turabashimiye cyane ku ruhare rukomeye mwagize mu gufatanya na Ben na Chance. Hanyuma munyemerere kandi twakire Dove Hotel, mwagize neza cyane General Manager kuza kubana natwe, turabashimiye cyane. Hanyuma munyemerere dutangirane press conference n'umwanya n'ubundi w'isengesho nanone, kugira ngo aba bahanzi bacu Imana ize kubana nabo mu byo tugiye kuganira. Hanyuma media nyuma yo kugira akantu gato kaka briefing gato kugira ngo tumenye ikizaba, gahunda uko ipanze, uko iteguye, tuze kumva n'aba partners bacu, turaza kongera kugira umwanya w'ibibazo aho muza kubaza ibari ku mutima. Munyemerere dusenge nanone. Nyiringabo Kristo Umwami Imana, turagushimye, turaguhimbaje, urengeye byose, uri hejuru ya byose, uradushoboje. Press conference ikabigeze igihe cyo gutangira, byari mu bushake bwawe ko uyu munsi wa none abana bawe, abakozi bawe, abo waremye ubaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, bazatanga ubutumwa bakabushyikiriza isi binyuze mu gitaramo. Turakuraritse kugira ngo ibigiye kuvugirwa hano byose biyoborwe nawe. Dushimiye abo wahagurukije, aba partners bacu, kugira ngo bafatanye natwe, ubagurire imbago aho bakuye, ukube inshuro nyinshi cyane, kandi ubahe n'umwanya mu bwami bw'ijuru, kuko babaye umusemburo wo kwagura no kwamamaza ubutumwa bwawe. Dusabe bagenzi bacu abanyamakuru kugira ngo buri wese uri hano umuhe umugisha, ubwitabire bwe n'ubw'agaciro gakomeye cyane, ntibizibagirane mu maso yawe Mwami Imana. Tugusabye twizeye kubana natwe rero mu izina rya Yesu Kristo, amen.
reka dutangirane na Ben na Chance. Munyemerere dutangirane na Ben na Chance. Ben ndetse na Chance nimba mutima zikomeye cyane, bigomba kuba ari ibihe mwari mutegereje, ndabibona no mu maso yanyu ko mwiteguye cyane. Mubanze mudusangize uko mwiyumva ndetse nuko gahunda ku ruhande rwanyu iteguye. Karibu. Murakoze cyane. Nkuko yarabivuze, njyewe nitwa Ben. Uyu mudamu mwiza mureba ahangaha nawe yitwa Chance. Akaba ari we unyungirije muri iyi ministeri yo mu rugo y'umuhamagaro. Mbanje mu by'ukuri kubashimira abantu mwese muri hano, abanyamakuru batandukanye baturutse mu binyamakuru bitandukanye. Muri abantu b'agaciro kandi muri umugisha kuri twe, ndetse muri abantu bafasha cyane mu gukwirakwiza ubutumwa bwiza Imana yadushizemo. Ndabizi tutabafite mu by'ukuri bushobora kugarukira hafi. Kuba rero tubafite Imana yarabaduhaye, mu by'ukuri mwumve ko tubashimiye, muri abantu b'agaciro. Hanyuma uyu munsi nk'uko abenshi babizi, turimo turategura igitaramo, nakwita igitaramo kinini cyacu. Ubwo hari ibindi twabanje gukora mbere, ariko urwego byari biriho narwo rwari rwiza, ariko iki ni igitaramo ntekereza ko ari igitaramo kinini kuri twe. Turimo dutegura kuri Pasika twise Easter Jubilee Music Gathering, kubera impamvu ebyiri. Ahanini urebye ni ukubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo twese hamwe nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi twizihize gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo niyo mpamvu ya mbere nyamukuru. Impamvu ya kabiri ni ukugira ngo muri icyo gitaramo nanone tuzabashe mu by'ukuri kugaragariza abantu Imana yacu itari iy'abandi, itari iy'abo tujya dusoma muri Bibiliya, iyacu twiboneye anye nayo nayo itwiyereka mu buryo butandukanye. Ubwo ngubwo ndavuga ngo ni mu buzima bwacu, ni Imana yo mu buzima bwacu, Imana yo mu rugo rwacu. Uburyo tubanye nayo, uburyo dukorana nayo, uburyo tugenda nayo, nabwo ni ikindi gice cya kabiri cyatumye ahanini tuvuga ngo tugomba gukora kino gitaramo. Ubu rero imyiteguro irarimbanyije, bimeze neza ku ruhande rwacu, tumeze neza. Ibitureba tugomba gutegura, turimo turashyiraho agataci ka nyuma kugira ngo ku cyumweru hazagere tumeze neza, kandi na sante tumeze sawa, nta kurwara, nta n'ugomba kurwara, nta n'uwemerewe kurwara mbere yo ku cyumweru. Wenda nyuma natwe turi abanyamubiri nk'abandi, dushobora kurwara cyangwa tukarwara n'umunaniro, ariko sante yacu imeze neza, naho ubuzima bw'umwuka nabwo bumeze neza, imyiteguro imeze neza. Nababwira iki, ndimo ndumva ku cyumweru haturambiye. Murakoze cyane. Sinzi niba turakomeza kugenda tuganira, ntarabarekura gato ngo twakire abandi. Aba bantu hari akantu gato baba bakeneye gato cyane, nimucuranga, nimushaye muturirimbira agakorasi gato cyane, bumve ko koko iyo sante imeze neza. Sinzi niba Chance hari mikoro yo ko muri Zaburi, kugira ngo babanze bumve yuko amajwi ameze neza, hatarimo ka gripe. Ako ndabizi muraza ko gakenera media. Atuye inyuma y'ibihe, arutitangira nubwo ibihe byahinduka, we ntibimukoraho. Yesu arakora, Yesu arakora, arakora, subizwa nuza kukumutima. Yesu arakora.
cyane. Mwatangiye kubona ko n'ubuzima n'amajwi bimeze neza. Tekereza rero nihazamo gitari, hakazamo piano, hakazamo n'imyirongi n'ibindi byinshi cyane. Turi ahantu heza nka arena, twicaye twisanzuye, bizaba biryoshye. Ubwo umuntu utaragura tike uri buze kubona iyi press conference, nakubwira yuko wanyaruka cyane ukagura tike yawe kugira ngo tuzabashe kubana muri Easter Jubilee. Munyemerere twakire Papi Clever ndetse na Dorcas, ni abakozi b'Imana bazafasha Ben na Chance, bakaba nabo bafite uko biri kose ikibari ku mutima. Papi, bigomba kuba bibanezeza nk'abakozi b'Imana gufatanya kugira ngo mushoboye kwagura uyu murimo. Tubwira imbamutima wagize Ben na Chance bakibabwira ko murimo bifuza yuko bazakorana, hanyuma nanatubwira uko mwiteguye kuzafasha mu kwagura ubwami bw'Imana kuri uriya munsi. Murakoze. Murakoze cyane. Nibyo nkuko mubivuze, Ben na Chance ni inshuti zacu by'umwihariko kandi cyane. So hanyuma rero bikiyongeraho umugisha nyine twagiriweho kugira ngo baduhamagare bifuza ko tuzafatanya. Byaratunejeje kandi turi kubyitegura neza, numva bizagenda neza rwose. Uriya munsi twiteze cyane ikintu Imana izakorera hano hantu. Murakoze.